Ibiruhuko by'amashuri ni igihe cyiza abana baruhuka amasomo, bagakina, bakajya mu bikorwa bitandukanye. Ariko iyo nta gahunda ihari cyangwa se iyo ababyeyi batashizeho gahunda, nicyo gihe kandi abana bajya kuri interinete bakamara umwanya ku matelefone, bakamara umwanya ku ma video games, mbese bakamara umwanya munini bakamara muri ibyo kubera ko nta rutine, nta gahunda washizeho nk'umubyeyi. Rero ni inshingano z'umubyeyi gushyiraho gahunda z'abana mu biruhuko kugira ngo ukomeze ubafashe gukura byaba mu buryo bw'umubiri, mu bwenge ndetse no mu mwuka nk'abakirisitu. Rero kuri uyu munsi twabateguriye ibintu 10 byabafasha ababyeyi bafite abana bari mu biruhuko. Ibyo bintu 10 nubitegera byagufasha gufasha abana kubashiraho gahunda, to keep your kid busy, kubaha schedule no kubafasha mu biruhuko kugira ngo ntibajye muri izo ngeso mbi zo gukoresha amatelefone cyane. Rero utegere iki kiganiro uraza gusanga ibyo bintu 10 byagufasha ku buryo washiraho gahunda y'abana mu rugo mu biruhuko by'amashuri. Abana batuzonze mu rugo. Abana ibiruhuko byageze. Iki kiganiro nanjye ndagenda ibintu mvuga mbishire muri practice. Twese ni ukuri. Twese tubishire mu bikorwa. Twese tubikurikize dufasha abana. Kandi natwe turaba turi kwifasha. Deja babaye bored, batangiye kubaza turakora iki, turajya hehe. Mbese ukabona ko hari ukuntu nyine bahungabanye. Njyewe noneho bigera na saa sita zuzuye. Bagahita bakubaza ngo what's for lunch. Nkako kundi ku ishuri saa sita zuzuye inzogera y'ibingiye saa sita ni lunch. Rero tutarinjira mu kiganiro reka dusuhuze abakunzi bacu abari hirya no hino. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi tubasuhuza tunabashimira abakomeje kudukurikira. Abari hirya no hino n'ukuri abatameze neza namwe turabakomeje, turabasengera, Imana ibasange kandi Imana ibafashe mu bihe muri gucamo. Duhora tubivuga ngo nta joro ridaca kandi nta mvura idahita. Rero bari guca muri challenges runaka, Imana ibakomeze. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro, mubane natwe kugeza kirangiye. Yego rwose kandi nk'ukuntu bivuze duhaye ikaze cyane abasubscriber basha. Buri munsi tubona impinduka, buri munsi tubona abantu biyongereye. Ngira ngo tumaze amezi 3 aruzuye. Ntaruzura neza, harabura icyumweru ngo twuzuze amezi 3 turi muri iyi channel ya Tuganire with Iman Sharon. So turabashimiye ko mutadutengushe, mwaratwencouraginze, twarakuze turi kubibona kandi mukomerezaho, musangize n'abandi batarumva ikiganiro cyacu, dukomeze tugere kuri benshi. Abantu n'abana beza. Yes. We love you. Turabakunda pe. Ama comment yanyu ajya dufasha, abadusanga in box mukatubwira ati courage. Abo duhura ku masoko n'ahandi bakatubwira ati mukomereza. Turabizirikana kandi turi agaciro cyane rwose. Kandi nawe niba uri kureba ukumva uradukunze ntureke gukora subscribe. Ukore subscribe, ukore na comment, nazo ziradushimisha iyo tuzisomye cyane rwose. Rero twinjire ikiganiro cy'abana kirakaze. Dufite abana bato kandi bari mu biruhuko. Yego, hano dutuye twatangiye ikiruhuko cya sama, nicyo kiruhuko kinini tugira. Hari n'ibihugu byinshi nabyo biri mu biruhuko, ariko n'abatari mu biruhuko namwe muzagira ngo mujye mu biruhuko. So ni igihe cyiza rwose nk'ababyeyi. Hari ukuntu abana buriya bamarana igihe kinini n'abarimu cyane ku munsi pe. Buriya iyo bari ku ishuri tubabona gake, barushe, bari busy n'ama homework, bari busy n'ama assignment atandukanye, bagera mu rugo bakora ibyo baryama, gitondo bagenda. Yego. So ikiruhuko natwe abari ni nka test yacu. Ni twebwe rero naho ngira ngo abana baba bavuga ati maze turebe ko mama nawe maze ndore turebe ko ameze nka mwarimu. Can she do it? Amezi 3
azabishobora Yeah. ariko ava mu rugo last day umunsi wa nyuma w'ishuri ava mu rugo agatura igikapu hariya agahita avuga ati what's the plan What's the plan? any vacation Mm. ugahita ureba hasi ukareba ati mana yanjye Yeah. bo mu mutwe already baba basetiza ko hari ikintu Yeah. kintegereje hariya muri salo Rero twe kubaca courage, twe kuba disappointing natwe ababyeyi ye kuzajya yumva ngo ikiruhuko kirageze ngo avuge ngo ngiye mu rugo kujya nicara mu rugo gusa ngiye kujya kuri ahubwo nawe niyumva ko ikiruhuko kigiye kuza avuga ati I can't wait ibintegereje abyishimire akenshi bano bantu tubana muri iki gihugu bo kera bafite plan ya sama yose abafite plan mu kwa gatandatu nzakora iki yego from Monday to Sunday y'ukwezi kwa gatandatu abafite plan kugeza ubu ushobora kubaza umuzungu akakubwira plan yo kugeza umwana asubiye ku ishuri yego ariko twebwe ugasanga niyo next week ntayo dufite niyo munsi w'ejo ntayo dufite ureke no kujya next week ariko nubwo tudafite wenda ibya mirenge tudafite byinshi tudafite n'uwo mwanya wenda nk'abazungu bamwe na bamwe bashobora nabo gufata time off ku kazi dufite n'akazi ariko mu bikeya dufite natwe dushobora kujera ku buryo abana bacu nabo binjoyinga sama cyangwa binjoyinga ibiruhuko byabo bakabaho neza kandi ntibanasubira inyuma ahubwo bakazasubira ku ishuri hari icyo biyongereye kinini kandi birashoboka n'umwarimu yababona akavuga something different uzi ko abana bacu bagiye basubira ku ishuri bagasubira inyuma bagatangira kwiga gusoma kandi yari yaravuyeyo yaramaze kubimenya kandi sinzi niba ababyeyi benshi babizi iyo abana basubiye ku ishuri bamara nk'ukwezi kumwe bakabakoresha tesite babakoresheje last year bafunga muri ayo bayita reading test ku buryo batesitinga umwana uko amagambo asoma mu munota iyo urebye uzarebe banabara na reportinga bakabikohereza hari igihe ureba ugasanga umwana yasubiye inyuma nimba yageze asoma amagambo niba yararangije ishuri ari gusoma amagambo 300 ku munota ugasanga noneho ari gusoma amagambo 240 ku munota ni ukuvuga ngo yasubiye inyuma academically gusa nta nubwo ari mu buzima busanzwe yego kubera ko utamuhaye ya routine yari amenyereye ku ishuri kuko yagiye mu bindi noneho bya bindi yari amaze kugeraho aribagirwa burya abana bibagirwa na vuba cyane biroroshe cyane biroroshe kuba yibagirwa rero ikintu cya mbere nk'ababyeyi tugomba gukora mu biruhuko ni ugushiraho gahunda gushyiraho gahunda y'umunsi kandi buri munsi ukaba ufite gahunda y'abana buri munsi ukaba ufite mbere y'uko abana babyuka ukaba puraninze ahead of time icyo uri bukoresha abana nubwo baba bagiye ku kazi ibyo ni byiza cyane kubera ko no ku ishuri bagendera kuri gahunda so ni ngombwa ko dukomeza ya rutine kuko uyu mwana iyo wamukuye muri rutine hari ukuntu ahita aba nta stabilization aba afite so consistency ni key rero iyo avuye ku ishuri agahita asanga kwa kundi ku ishuri byari bimeze no mu rugo hari gahunda agomba gukurikiza ntabwo byoroshe kugira ngo arangare mu bindi gusa urebye iyo turi ku ishuri iyo abana bari ku ishuri ababyeyi benshi bakunda kuvuga ngo ndamuryamisha kare sama cyangwa se ibiruhuko byatangira ukareka umwana akareba televiziyo kugeza saa 5 saa 6 turabikora twese dushobora kuba tubikora ariko buriya tuba turi gukora amakosa arenze ukwemera tuba turi kumwica kwa kundi yari amaze kumenyera kugira ngo azanasubire ku ishuri asubire kuri schedule bizamugora rero gahunda si ngombwa ngo abana nimba bagiye mu biruhuko yes hari akantu urenza ukavuga ati niba mwaryamaga saa 2 ejo kubera utazabyuka kare geza saa 3 ariko ntitwama turenza ngo umwana ageze saa 7 kiri kuri televiziyo tuba twarengeje tuba twishe wa mwana kandi niyo urengeje ako ngako noneho niyo amashuri agiye gutangira habura nk'ibyumweru 3 utangira kumugarura buhoro n'umugarure ku munsi wa mbere w'ishuri ngo aribwo aryama saa 2 yaryamaga saa 8 nawe azajya mugurira abura ibitotsi kuko ari kuryamira noneho ejo ku ishuri azirirwa asinzira muri byumweru 2 ukwezi asinzira muri class ariko nanone niyo wamureka akarenza ya saha imwe mu gihe agiye gusubira ku ishuri urongera ukamugarura noneho akajya niyo aba akiri mu biruhuko ibyumweru mbere y'uko bagenda ibyumweru byinshi mbere y'uko asubirayo ugomba gutangira ya rutine hanyuma rero hari n'igihe ababyeyi benshi bavuga ati
umwana yaruhutse amasomo nyine waye mu forcing gusoma ugasanga nta karutine ko gusoma kwa gutegura umunsi ushobora kumukorera agaskage ukavuga ati uyu mwanya urakina aya masaha naya no kurya cyangwa se kugira gute aya masaha naya ufata isaha imwe cyangwa amasaha abiri usoma igitabo iyo ari umwana ugeze mu myaka yo gusoma kandi nawe ukabigira fana ntubigire bya bintu ushobora no kumubwira ati usome igitabo uze kukimbwira akahita avuga ati ndaza kubwira mama ibyo nasomye reka ngisome koko cyangwa ngo turakidiskita turakivuganaho umbwire tugire icyo tuganira niba ari n'umwana ufite umusiblings ushobora kuba challenging abo bombi kavuga ati musome igitabo nimumara mwembe muraza kumbwira ndareba umuntu ukakora utuntu turi fani dutuma baba excited n'abarimu buriya barabikora ku ishuri barabikora cyane kugira ngo abana bumve barushanwe amarushanwa ahoraho cyane cyangwa ukamubwira ati nurangiza kino gitabo muri uku kwezi cyangwa muri iki cyumweru nzakugurira shokora nzakugurira akantu ntabwo bisaba ibintu bihenze akantu gusa ko kumwereka ko wakoze igikorwa nanjye ndagushimiye I'm proud of you kandi nanone ya routine iyo utayimuhaye ya gahunda uzareba umwana ashobora no kuva mu gitondo kujya nijoro yambaye ya myenda yararanye amapijama ataboroshe atakoze ikintu na kimwe kubera atagiye ari aho ngaho ariko iyo umushizeho routine amenya ko hari amasaha yo kubyuka hari amasaha yo gusasa hari amasaha yo kubika imyenda nararanye nkahindura nkakaraba mu maso nkabrosa nkiyuhagira wenda cyangwa se nkanakaraba gusa nkirirwa nkarabye nyine ibintu byose biri ku murongo ugasanga wa mwana nyine routine ntiyahungabanye ngo ni ukubera ari mu biruhuko ni ibintu byiza rwose noneho hari ikindi cyane cyane tukiri kuri iyo gahunda reka guce mu ijambo none se iyo routine urayimubwira gusa bigashira mu magambo ni gute twayirema noneho ikanahoraho ni iyihe nama wenda nk'udutricks nk'inama njye na tricks nababwira cyangwa se ababyeyi bari hariya bifuza kubikora hari kuri Pinterest cyangwa se kuri Google hariho schedule wakoresha ukareba nimba udashoboye kwikorera iyawe haba ama schedule menshi ushobora kureberaho ikagufasha gucreate schedule y'umwana wawe kandi ukayikora ukayandika apana kuyikora gusa ngo umubwire ngo aya masaha uzagira icyo uzagira burya kubera ko ku ishuri bagendera ku bintu byanditse usanga ngo from 7 to 8 ni iki dukora 8 to 9 ni iki 9 to gutyo ukakora schedule yo guhera saa 2 niba abana babyuka saa 2 ukageza saa 11 ukayikora pe warangiza ukayiprintinga cyangwa ukayandika n'amaboko igipapuro ukagishira nko kuri frigo cyangwa mu cyumba cyabo cyangwa ku muryango ahantu umuntu wese afite access yo kureba ku buryo umwanya azajya abyuka akayireba akavuga ati mbyutse saa 2 hagati ya saa 2 na saa 3 ni ukurya breakfast nimara kurya breakfast ni iki ariko ukamakinga sure ko umuhaye na ya free time wibuke ko ari mu biruhuko ntuhite uba strict nawe ngo uhite uvuga ati wera saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 mugenere free time akora ibyo ashaka niba ari ya telefone niba ari ya televiziyo agiye kureba agashoki wakunda ariko nabwo umugenera igihe urakoze rwose uvuze neza utanze akantu keza agatip keza rwose ko kubyandika kuko kubivuga gusa bisigara hahandi urakoze kukagana iyo bivuze bisigara hahandi nawe bisigara hahandi ni nka za liste twakoraga zo kujya guhaha zigasigara mu modoka ariko iyo ugafashe ka liste wakoze ka gasketch ukakamanika aho abantu bose bareba uranabivuze rwose ngo yaba mu cyumba cye cyangwa frigo rwose ni ahantu heza kuko ajya muri frigo kenshi abari kujya muri frigo noneho bari muri kiruhuko barya buri munota niba nawe ari uko ababyeyi mutubwire kandi ibiryo byazamutse ku isoko na gaze iri gutuma irani iri gutuma ibintu byose bimera nabi ariko kwa kundi afunguye frigo ahita avuga sinakoze kino kintu kuri schedule reka ngende mbrose sinashashe reka ngende mbikora noneho biba na byiza iyo ushizeho n'akana kaguma tikinga se cyangwa hari n'amakalendari yaje ku bantu wenda bamwe ari digital ukandaho nyine ariko arahenze ariko kubyandika ukabishiraho umwana abona that's a great idea ababyeyi rero mukore schedule mu biruhuko mukore schedule dore tumaze icyumweru kimwe ntabwo biratinda tukoze ikiganiro rwose abana
aho dutuye ariho bakijya muri sama rero tubikore twese. Yego n'ukuri. Icya kabiri gushishikariza abana gukina hanze. Burya cyane cyane abanyafurika uba wumva umwana wawe yaguma mu nzu akaguma asa neza akaguma ari nimba yoza agume ku buryo mu gitondo umubyukiriza muri dushe ntajye mu bitaka ntajye mu byatsi kandi kuriya niko ku exploring niko umwana akina niko kugenda gufata ibyatsi mu cyondo gukandagira nyine abari ku exploring n'umwana abari gukina nicyo asabwa gukora niko natwe twabigenzaga kera ariko ubu ngubu nyine ibihe byarahindutse igisirimo kiba cyinshi ukagira ngo nicyo gisirimo ariko si cyo gisirimo rwose. Umwana ariho kugira ngo exploring ibintu byose atobe igitaka atobe ibyondo agende baba banafite n'ubwenge bashobora no kubireba bakabikoramo science aho udashobora no kumenya cyane rwose akumva bya bintu yumvaga yigaga ku ishuri ageze hanze noneho arabibonye nyakubibona birafasha bimufasha mu mutwe bimufasha akajya no kuryama agasinzira neza uzi umwana wiri wakina ukuntu asinzira neza kandi gukina uba uri kumufasha gukura mu mubiri bya bindi twavuze mu ishuri amara amasaha menshi yicaye noneho kuba ari mu biruhuko uyu niwo mwanya wo kumwigisha gutwara igare nimba ataramenya kuritwara kumwigisha kwiruka nimba ari umwana ubona yakwiruka bikavamo utuntu nk'utwo nyine twafisha kumwigisha koga akajya guswiminga mbese akava muri ya nzu y'ibyumba bine nawe mu mutwe uzarebe nawe iyo wiriwe mu nzu reba none umwana kumushyira mu nzu umwana ntabwo yaremewe guhambirwa ni nka prison ukwezi kose kugashira so tware hanze hari ibintu bitandukanye hari amakitivite atandukanye ibihugu byinshi no mu Rwanda ubu hari amapark abana bashobora kujya gukina hano noneho mu bihugu byo hanze ho biruzuye buri karitsiye bifite nk'amapark nk'angahe hariho ibikinisho by'icungisho hariho ibintu byose genda utwara umwana ntabwo bisaba amafaranga ni ubuntu ni ukugenda hari aho amafaranga yigo ariko utanashoboye aho amafaranga hanze birahari cyane byinshi reka umwana ajye hanze reka umwana atobe n'igitaka ajye mu byatsi ajye hehe mu mabuye byose akoreshe energy ye uzareba utwana tw'utuzungu nkunda kwigira ku bantu ba hano uziko umwana w'umuzungu aba ameze uhuye nawe ameze nk'umusazi uramureba ukavuga njyewe none wakoze muri deke hari igihe bazana ibintu bakazana ngo ibingibi ni byo muri bakinisha ukikorera amaboko asa nk'ubu noneho ndamuhanagura gute narangiza gukina baba bafite na bote wagira ngo ni umuyede aba yamwambitse bote n'amajumpsuit ibisarubeti byo gukina mu byondo imvura iragwa akamwohereza hanze akajya ku exploring snow ntibayitinya ibintu byose so natwe tujye tubigiraho n'ukuri bifasha abana gukura mu bwenge muri bifasha mu mitekerereze y'abana no muri motions zose z'umwana zigize umwana nyambona abacu bakenshi bamwe bari gutoba amafu ukamukubita buriya ifu niyo yabonye ngewe Zoe mfite umwana w'imyaka 2 ari kuzuza 3 aharaye umuceri ufungura pantry agahita agenda akinjira yirukanka agakuraho umufuniko ahantu mwibase tubikamo umuceri akajyamo uzi ko umuceri bajya bawukoresha ku madeki no mu mashuri sensory stuff umuceri ibishimbo amashaza ukabishira mu kibase abana bakaza bakabigira gute noneho rimwe bagashiramo na za shaving cream bakabishiramo niba ngo baba bari kureba ibiki bakora ibintu ukabireba ukavuga ati mana yanjye ibintu kandi buriya ngo hari ibintu biba biri kumufasha mu bwenge ni ibintu byiza uzabyige natwe twe next time nafata umuceri uzahita uzana akadobo ushiremo nk'icyondo cyangwa umushiremo ukora igikoma cy'icyondo agitobe hanze inyuma muri backyard agitobe umwandike n'utwenda twose tw'icyondo uzabikora urebe uzambwire akishima akava uba wamuremeye umunsi utazongera kugaruka mu buzima bwiwe twe turakubita ngo ariko uyu mwana no gukubagana nkureba ngo nk'uyu muceri yagiye kandi igitangaje bene wacu ashobora no kuza yasanga umwana ari gukora ibyo agahita agenda anakuvuga ati umwana wa kana no nasanze ari gutoba ibyondo ntazi ko wamuremeye umunsi uri kumwigisha iwe yabibonye mu yindi sansi afite umwanda abana be bahora basa nabi umwana wanjye ari kwiga science yageze maze next year azojya mu kwezi
nuko bihera naho bihera bitangirira. Yeah. Rero tureka abana bakine bandure Baba bapfa kutajya mu bintu bibi ariko icyondo umusenyi n'ayo Yeah. mafu mubareke bayatoye niba ntacyo niba ariyo bashoboye umushirire hanze rwose akadobo ukureho nyine ku byo muri butekeshe ariko ajye hanze atobe yishimye. Yeah. Icya gatatu kugabanya igihe abana bamara kuri interineti cyangwa se ku bintu by'ikoranabuhanga muri iki gihe biteye ubwoba. Muri iki gihe bafite access kuri telefone, bafite televiziyo, bafite social media, mbese umwana usanga azi indirimbo zose za TikTok. Umwana w'imyaka 8, 9, amadansi yose yarayamaze arayazi. Nabo bifata amavideo bagashira kuri TikTok. Usanga utabizi. Kumva ufite TikTok irebwa n'abantu nk'ibihumbi, kumbe n'umwana wawe yirirwa fotora akishyiraho utabizi wowe video. Uwo mwanya rero ntabwo hari ibintu byinshi bibi biri kuri social media kandi bitari iby'abana, ariko abana bamenye ku creating uko buri udashobora no gufungura account udafite imyaka runaka, ariko ugasanga umwana w'imyaka 8, 5, 6, 7 afite social media abesha imyaka ari gufungura account akayikoresha pe umubyeyi ntanabimenye. Imyaka ya mama wiwe nimbayizi umubyeyi ntabimenye ahubwo baraturusha. Ugasanga niho bigira amagambo mabi, niho bareba ibintu bibi, niho bakora ibintu byose, ugasanga byose umwana ari afite access yabyo kandi bikajya bigutungura nk'umubyeyi. Twa mwana ibyo bintu wabikuye iryo jambo warimenye gute? Yego, niko bimwangiza mu mutwe. Niko abona abana bandi bari guspoilingwa kumva ko nawe she deserves to be spoiled, akajya ngo nubwo buzima bari guhabwa ibintu bya mirenge, kumbe yabona abantu none na YouTube nayo abana bakirirwa bareba ama prank, bakirirwa bareba ngo ibintu ngo yaguze imodoka, yaguze telefone, yaguze iki, umwana agatangira kwirarikirira ibintu kandi atari byo bikwiriye ku mwana ungana gutya. Ama video games noneho uziko hari abo bakidnappinga babakuye ku ma video games za account bakereye bagatangira kuvugana n'abantu biteye ubwoba. Akavugana n'ikigabo cy'igisaza kigize na cy'umwana aho ngaho, umwana w'umukobwa cyangwa se umugore mukuru, umwana w'umuhungu, niko amushuka, niko amubwira. Hari n'abagenda bagahura n'abo bana aziko yari umuntu, aziko ari nk'umu boyfriend bavugana. Rwose turabibona buri munsi ku makuru. Kumbe ni umugabo w'imyaka nka 50 uri kuvugisha akana ka k'imyaka 8 utabizi, umugore w'imyaka 50, 60 urwaye mu mutwe. Noneho hano muri ibi bihugu hari n'abantu bafite daimon utamenya. Isi yarahindutse, uretse ko n'iwacu ngo cyane biri hose. Ugasanga abagabo n'abagore bari gufata utwana dutoya ku ngufu, ariko byahereye kuri social media niho bahuriye hano. So nukurinda umwana rwose, ukamurinda umwanya amara kuri iyo social media, ukajya unareba ibyo yarebye, ukanayikontorora kuko ntabwo biranagoye gukontorora umwana wabyutse kuva mu gitondo kugera nimugoroba ari kuri social media umunsi wose. Nawe ntiwamukomeza kuko ushobora no kumubwira ati va kuri iyo telefone nkora iki, yakubaza icyo akora ukabura ugahita uyimusubiza wari wayimwatse. Mama nabaye boring, tujye hanze. Ubuze umwanya wo kumujyana hanze, ubuze umwanya wo kumujyana ku mazu kuri ayo mapaki yifuza kujyaho. So uramwaka telefone ngo agire gute? Kenshi ni twebwe tunabibatera. Ni twebwe rwose. Kuko umwana washobora no kukubaza ati mama kunyatse telefone tugiye gukora iki? Ahubwo amara n'iminota ingari kukubaza ibibazo, ugahita uvuga telefone iri, akira telefone undeke. Ukabura mwicijije, kumbe ntuza abagiye kuvugisha. Noneho wowe uramwicijije, ariko hari ibindi bigiye kumujyamo, hari ibindi bigiye kumuvugisha, hari ibindi agiye kureba, hari ibindi mbese afite access wamuburiye umwanya. Ariko niyo muhaye akanya gato, kakanya gato agakoresha neza kuko abazi ko ari akanya gato, haba hari ikintu runaka ashaka kureba. Niba ari shakunda, niba ari isaha imwe, ntabwo ari bugiye gufata umwanya ari kujya kuwandikira n'abantu kandi hari isho ashaka kureba mu isaha imwe, aziko ari akanya gato. Ako kanya nawe akabona gashaka kagakoresha neza. Ukamugenera n'umwana wawe uracyamufiteho control. Ushobora kumubwira ati muri ya schedule yakoze turi gukomeza tuganira, ushobora kumugenera umwanya ya free time, ukamubwira ati guhera saa 5 kugeza saa 6 tumaze kurya lunch
ushobora gukoresha telefone cyangwa televiziyo, uwo mwanya ahita amenya ibyo areba nyine nk'uko wari ubivuze, kubera ko kera wabishize muri kalendare kandi arabizi ko atarenze isaha imwe cyangwa amasaha abiri bitewe n'iyo wamugeneye, arabikoresha neza kandi ararangiza nta bintu bibakoze, kubera ko wabiteganyije wabishize kuri kalendari, umwana arabizi mu mutwe wiwe ko atari buze kumara umunsi kuri telefone. Kandi n'ibi bintu byo kwirirwa kuri screen hari ukuntu bisubiza ubwenge cyane, birabica, wica gutekereza kwe, kuko iyo umwana atari kureba ikintu atajya gukoresha ubwenge bwe gutekereza, ariko iyo ari kureba ibintu nyine ubwenge buragenda, ntabwo aba agifite kapasite yo gutekereza nk'umwana utari kureba ibintu. Uzarebe natwe bakuru, uzi ko wenda uri kuvugana n'umuntu kuri telefone, umwana akaza akakuvugisha, umwana aragukomanga ukajya usa nkaho utari kumwumva, kuko ubwenge buba buri kuri ya telefone. Ni nayo mpamvu usanga abana kenshi bahise bafata amadesiziyo yabo bakikorera ibintu, kuko wamwimye wa mwanya. Nawe rero kumurekera kuri ya screen ni ubwenge bwiwe bwose n'umwanya we byose niho biri. Ujya uhamagara umwana umaze umwanya kuri telefone agasa nkaho avuye ku yindi si, ntakiraho, cyangwa ukamubwira ngo kora iki, ntari kukumva. Mpereza kiriya kintu nk'umwana uri gutuma, ntari kukumva, kuko ubwenge bwe buri ahandi. Ugahamagara akagira ngo ni iki, cyangwa wagaruka ukamubwira se ko utakoze ikintu akubwiye, ntacyo wigeze umbwira kandi wakimubwira. Hari akandi kantu ababyeyi benshi wenda batazi, ushobora gushyira mu matelefone ukamukontorora, screen time, parental control, ugakontorora umwana ya saha yashira bikizima. Ibyo byose birashoboka, ni resources cyangwa se ni ibintu biri mu matelefone yacu ariko tudakoresha kandi twakagombye kubikoresha. Yego, ni ukuri. Reka rero abana tubakure kuri screen, iri kubangiza, bari guhura n'ibintu bibi n'abantu batari beza. Icya kane, kubatoza imirimo yo mu rugo mu biruhuko. Ako kantu turagakeneye cyane hano. Ubonye abakozi bagufasha mu nzu, ariko uzi umwana asigaye yoza amasahani, shano kuri babiryoshe, akandurura nyuma amaze gukinisha ibyo bintu, akandurura. Abamaze gukura bakagukatira ibyatsi, bakoze ibintu bakoresheje, kuko banakoresha ibintu byinshi. Abana iyo bari mu rugo utabageze gutyo, ajya kunywa juice agakoresha igikombe agashyira muri sink, nyuma y'iminota 10 akagaruka kunywa iyindi, agafata igikombe gishaje agasukamo akanywa agashyira kuri sink, nyuma y'iminota 30 akaza kunywa iyindi. Mbese buri uko aje kunywa juice akoresha igikombe gisha. Wajya kureba ugasanga sink yuzuye ibikombe nka 20 ku munsi. Ariko wamuhaye ati akantu kose uzajya ukoresha ujye ukoza ukabike, uruza nawe ugasanga ya sink ukuntu wayisize niko ikimeze. Kuko warabatrainze kandi warabibatoje. Umwana ufite imyaka 8 yakagombye kuba yatangiye gukora ibintu byo mu rugo bikeya bya base, kumenya kwisasira igitanda, kumenya kwibikira imyenda yiwe, agafura akayibikira, kumenya gukura isahani amaze kurya, ntarye ngo narangiza ahitaguruka ku meza ngo mama araza bikure. No, uba uri kurera nabi rwose. Uba uri kurera nabi, kandi ubu umwangiza na future n'uwo bazashakana cyangwa azashaka, yaba umuhungu n'umukobwa. Atari ukuvuga ngo umuhungu akora iki, umukobwa akora iki. Bose birabareba kumenya koza isahani, birabareba kumenya gusasa uburiri bwabo, kubika imyenda yabo. Nta umukobwa wanjye ntagomba kubikira imyenda musaza we. Ibyo byari ibya kera mu bijombo. Ariko biragarutse. Ariko hano umuhungu arafura imyenda yibikire, umukobwa arafura imyenda yibikire, umukobwa arasasa igitanda, umuhungu asasa igitanda cye. Rwose kandi nawe mama ugasanga birakorohereje, nubwo bari muri vacances ntutangiye kwitotomba ati abana bari mu rugo akazi karanyishe, nawe ugasanga nyine ntiwikoreye ibintu wenyine. Kandi nabo bakumva bari responsible, batangiye kwiga kuba stewards, kuba abarinzi beza b'ibintu Imana yabahaye, inzu yanyu, urugo rwanyu. Nabo bakumva nyine nabo muri uru rugo, bituma bagira na belonging, bakumva ko bibareba. Ariko wari wabona agatrashi kaguye nkaho hasi, umwana umwe araje akanyuzeho, uwa kabiri araje akanyuzeho, uwa gatatu ntago bibareba. Igihe mama azatahira akaba ari ugatora, kandi ari ikintu bose babonye bakagicaho, bakagisunikira ku ruhande. Ariko iyo wagatoje arakabona akavuga inzu yacu irasa nabi, reka nkureho kano kantu, nawe bikamureba. Ku buryo badashobora guhaguruka ngo basige isahani ku meza, kuko barumva n'inshingano zabo. Yego.
it's their responsibility kuvuga ngo imeza ibiri clean niba tumaze kurya. Rero ako kantu dutoza abana muri sama kuko niwo mwanya tubonye Sharon. niwo mwanya tubonye kandi nawe rero Tuwuprofite. uzi iyo uri kwicara njya mbibona ku bahungu banjye njye na papa wabo ntabwo duheruka gukata ibyatsi ntiduheruka gukuraho snow Santize. tujya twicara ngewe cyane njya ndeba nkavuga bya bise ntibyandiriye ubusa nkahita numva bari kwishura ibise nagiyeho ugahita wumva nyine I know. It's Urabireba ukavuga ati bigwa uranakurije gusigaye utuma bagahaha. njye mbatuma no ku isoko bagahaha hari ubwo bazana nyine imineke idahiye namutumye ihiye ariko still bari kwiga Bari kwiga kandi uri kubigisha. Yeah. That's pretty good. so biranaryoha nawe umubyeyi ugasigara uvuga ati ndakujije ariko uzi iyo uri kureba umwana wawe yanduruye biguha nanjye baracyari akamora bato ariko hari utuntu basigaye bakora nkahita mvuga nti wa it makes your day bikongera umunezero ku munsi wawe ukirirwa wishimye umeze neza utuntu dutoya iyo uri kuba training uba wumva ari exhausted uba wumva ari too much ukamwigisha gusuka isabune ku masahani ukamwigisha kugira utari ababyeyi bamwe ujya wumva bavuga ngo ngewe ngo abana banjye ngo sinjya nemera ko boza amasahani ngo kubera ko ngo amazi ngo bire y'amazi irazamuka mu nsheri azayamena umunsi wa mbere umunsi wa kabiri azamena icya kabiri umunsi wa gatatu azamena icya kane umunsi wa gatanu azayoza kwa kundi none se aziga kandi ntabwo aziga none uzamujyana kuri Tanganyika ngo ajye kwigira yakoze amasahani ntayo dufite yigira mu makosa agakoresha isabune nyinshi ntabyo nyuguze neza ariko kandi nawe iyo ari kubikora uzarebe aba byishimo arishima kumva ko nawe ni umuntu ufite icyo akontributinga muri urwo rugo kandi nubwo yakoresha nabi ntumucancamure ngo umutombokere ngo ariko urabona iyo sabune ukuntu yishe nabi mubwira ati good job next time use this much kandi good job wakoze neza good job I'm so proud of you cyane rwose abana ba hano bakunda praise niko babigisha no ku ishuri birirwa babaha za high five batsinze n'akazo kazi high five ko ari bayakoze neza so nawe n'abakuru niba bakase ibyatsi icyumweru cyose mu kwezi uhita umubwira ati akira kujya kugura fanta wakoze neza wakase ibyatsi ukanamubwira impamvu uri kumushimira ahita yumva ko next time abikora noneho avuga nabo barabibona niba unabishoboye mugenera agashimwe ntacyo byica ntabwo ari ukumumenyereza nabi ntabwo umugurira akantu umubwira ati you know what last week wakase ibyatsi neza here is lunch for you cyane abigendera umwaka kandi arabyiratana rwose n'ubutaha wanamwibutsa akagenda abikora afite morale nta muntu udakunderega gushimwa ntawe ni ukuri natwe n'abagore twirirwa tubibaza ngo ntibaduhaye indabyo buriya se ni iki kibitera ngo njye ntiyapositinze ku munsi wa mama none ngo abana niko batari bushaka agashimwe nawe akeneye agashimwe mushimire abana nibakora neza umwana nakora ikosa umwankuraje ngo umubwire ati you know what iyo mistake ibaho ariko next time you will do better nakora iya kabiri wongere umubwire ati good job next time bizagenda neza kugeza bitoye nicyo tubereyeho yes turi kubatoza kuba abagabo n'abagore beza bazarema ingo nziza nabo ntusange ngo umuhungu akuze kuko nyina ari we wakoraga ibintu byose ashatse umugore nawe niko ambaye umugore niwe ukora byose ibyo byarashize icya gatanu mu biruhuko haba hari amakitivite atandukanye za VBS za swimming za dance class za gymnastique ibyo ni za soccer club amakamp mushishikarize nimba ubishoboye mwandikishe muri ibyo bintu pe ni ukuri shaka umwanya wandikisha umwana noneho abana bamaze gukuramo hari n'amatorero menshi aba afite za gahunda za sama porogaramu zo mu biruhuko z'abana bidasaba n'amafaranga hari naho bisaba amafaranga make nayo uyatange nabyo ni bimwe mu nshingano zawe nk'umubyeyi ariko umwana agende nawe ahavinge fani hanze n'abo bana bandi bige hanyuma no mu ma library burya baba bafite amaporogaramu nuko benshi tutajya tuyamenya ariko buri gace tuvuga nk'aho dutuye muri Enkeni Urbandale Johnston ama library yagezemo baba bafite porogaramu buri sama rwose baba bafite amaporogaramu abana kandi
90% I think ni free. niyo batse amafaranga bari udufaranga Dukeya. dukeya two gucontributinga naho ubundi biba biri mu byo leta nyine iba yashize muri plan budget. So mutware muri ibyo bintu kandi nayo ma library uvuze ni hahandi azagera unamutware muri library asome cyangwa hakura ibitabo kuko wenda kugura ibitabo wabishobora kuguma uhindura ariko iyo umutwaye muri library akabona haba hari ibitabo by'abana side y'abana ibitabo byinshi akagenda wenyine akihitiramo icyo ashaka no gusoma bimutera na morale zo kugaruka agasoma dusubiye kuri cya kindi cyo kugira ngo basome. So library is a good resource ni ahantu heza gutwara abana muri vacances. Hari akantu njya nkora ko muri library wenda nabasangiza iyo sama itangiye njyana abana bagafata ibitabo umwana akambwira wenda ati ndifuza gusoma ibitabo 4 muri sama cyangwa 3 cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa bingahe bitewe ntawa forcing namubwira ntufate ibitabo ushoboye wumva uzasoma kandi akenshi bano bana nuko tutababaza ariko iyo mubajije abafite igitabo mu mutwe already baba bari ku ishuri bazi ibyo babwiye ibyo abona hari ibyo babona kuri ayo ma social media hari ibyo mugenzi wawe yaramubwiye ati this book is really good byose agahita bitahana mu mutwe akavuga ati I wanna read this book cyangwa ugasanga umwana yarebye nka movie hari igitabo cyayo akavuga ati iki gitabo ndabishaka ukamujyana muri library we already afite ibitabo ashaka wowe icyo ukora gusa ni ukumuherekeza yanagira akanavumbura n'ibindi kwa kundi asoma title akavuga wow let me go try this. Baba biturusha rwose nkanjye sinamuhitiramo ko nta n'ibyo mbazi ariko wowe ukora akazi ko kumujyana aratora ibitabo kandi iyo imugejejeyo arabitahana kandi yabitahanye arabisoma. Yego nukuri. So tujyana abana kuri library ni free icyo ukora gusa uragerayo ukiregisitira bakaguha agakadi ukajya ugenda ugatora ibitabo uko ushaka. Muri kwa gusohoka kumujyana mu bintu bitandukanye ahantu hatandukanye ntimwibagirwe library. Icya gatandatu burya mu biruhuko wari uzi ko aribwo ufasha umwana kwerekana impano ye dufasha abana kugaragaza impano zabo nukuri pe arizo za swimming gushushanya. Hari umwana ukunda nk'umukobwa wanjye mukuru akunda gushushanya nk'ejo hari ikintu yafashe ahubwo bahita banavumbura nk'ejo yafashe igikarito cya cereal aragenda gikuramo ATM machine iteye ubwoba vending machine na papa na ATM indi ukanda ibintu bikamanuka ariko bwa mbere nambwiye Gabi uri gukora mess n'iki gikarito ngo no mama ngo ndi gukora ikintu creating something ubwo nge mba nayo gishize muri trash najugunya ariko kuko afite ya mpano yo gushushanya yo creating ibintu ubwo uwo mushakira ahubwo ibintu materiel niba akunda gushushanya mushakira amakaramu yo gushushanya n'impapuro zo gushushanya Gabara bikunda koko ubimushirire hariya ngo abikora kuri ese ngo uzi ko n'amabate umubaza ngo do you want agahita akubwira ngo coloring ibintu bya coloring Christmas list biriho haba ariho paint color ibiki so nk'uko nguko uvuze ngo impano y'umwana yishigikire ntibisaba ibintu by'amafaranga menshi uragenda hano noneho mu bihugu wenda ababa bari muri ibi bihugu bya Amerika hari za Dollar Tree za Dollar General n'urudolari rumwe ukamugurira ibintu na kakajagara uvuga hari ubwo ubishira mu nguni nyine akabikoresha ahantu as long as azi gu cleaning after herself ariko umureke yidagadura kumuremera ahantu hatoya muri yanzu y'ibyumba bino ufite ntiwobura aka space gatumuremera ko gukoreramo bya bintu byiwe rwose ubu uri kuvumbura impano umwana afite nawe ubwe niba ari umupira mwagiye hanze w'umuhungu nibwo avuga ati uziko burya ndi gukikinga bikagenda ukabura mushigikiye gutya niba ari ugutwara igare niba ari ukoga niba ari ikintu cyose ashaka ku exploring burya haba harimo n'impano mushigikire pe mu biruhuko rero burya ni opportunity ufite kuko busy y'ama schedule yo ku ishuri ni gake ibona uwo mwanya ava ku ishuri arushe ashobora no kumara nubwo akunda gushushanya ashobora no kumara icyumweru atarafata azananiwe akarya amasaha yo kuryama akaba arageze gutyo ariko mu gihe ya free time ni umwanya wo kugwa za mpano kuzagura kurushaho dushigikira abana niba ubona hari akantu umwana wawe ari kugerageza ari gushaka kumenya cyane ubwo ni impano muri mumufashe rero kuyisohora. Icya karindwi nicyo twanakivuzeho
kumushishikariza gusoma no gukomeza umuco wo gusoma mu rugo rwanyu. Rwose gusoma ni byiza, ahubwo natwe tubishoboye twajya dusoma tukababera n'urugero Ni rwiza. ukuri pe. Si na ngombwa gusoma ibitabo, no gusoma Bibiliya nabyo turabikeneye. Turabikeneye. So kwa kundi twicaye turi gusoma Bibiliya cyangwa n'ibindi bitabo, nawe akabona n'ababyeyi barasoma, noneho wajya no kumushishikariza, nawe ubwe nyine burya kuvuga ibintu udakora nabyo ntabwo ari byiza. So nabwo agira kuraje kurushaho. Uziyabona kandi no kurisharo nuko ibi bintu tujya tubivuga, kandi hanyuma nko mu miryango yacu kumva ntibishoboka, cyane cyane y'abantu twaturutse hariya muri Afurika, ugasanga mu bijombo twarabasirimu ko mu bijombo niho hava dogiteri wambe warakambwiye niba utarambeje, yemwe mumbwire niba atarambeje ngo mu bijombo niho habonetse dogiteri wambe. babivuga niba nabibereje niko ajya nyiyemera. mu bijombo abantu bajyaga bavukana nk'amashuri nk'abiri. ni Butare mbese ni ukuvukana yisumbuye. ubwenge mufite. iwacu twari abantu mu bijombo, twari abantu bakomeye bose uzabaza amateka, hari ukuntu bakandagiye mu bijombo. ba potere bande batwirwaneho benshi mvuga ikizi ntabwo nabwira ako kari agaciyemo cyane n'abaserereza ngo mu bijombo babaye mu bijombo. Ariko narevuze nubwo tutabiha agaciro cyane, ariko twicaye tukavuga nk'umuryango, tukavuga ati dushake igitabo twese tugisome, niturangiza tukidisikitaho nikirangira. ku mugabo umugore n'abana bazi gusoma bawe, mukavuga ati tugiye gusoma igitabo ca Martin Luther King, niturangiza tuzakidisikitaho nka famiye. tuzabikore cyakoze reka tuzabanza abagore n'abana. abagabo bijya bigora kwemeza utuntu nk'utu, nabo twabemeza kubera iki. ariko reka tuzabanza abagore n'abana turebe, dusome igitabo iyi challenge isama uwanjye we amezi 2 3 kwemera ako kanya, ariko njye n'abana twabikora. ufite abangu bangana kuriya, let's do it. nukuri noneho habe na reward afterwards. reward umuntu uzagira gutya mbere azabona reward. iyo ni challenge nziza. ababyeyi bafite abana bakuru mu bigerageze muzatubwire. hanyuma icya 8 gukora ibikorwa nk'umuryango. bonding time, family time, nicyo gihe mu bondinga n'ababana mu biruhuko byonyine. niyo relationship, nibwo mugira relationship cyane nk'abana bakuze. biragoye kubafatisha kubabona ngo mukore ibintu hamwe. ariko iyo mubikoze nka famiye na babandi bato bakabona bari gukinana na bakuru babo na basaza babo, namwe mukahinduka abana mugakina, atari ukuvuga gusa ngo muragiye gusa wikomeje hagati y'abana, ukirekura gatoya mukahavinga fana, wa mwana ahita yumva akwisanzuyeho kurushaho. akalukinga akambara iminsi tuzajya muri vacation niba mubishoboye, muva aho ngaho mugende mujye ahandi, road trip. si ngombwa indege, mushobora gufata imodoka yanyu mukayishiramo gaze mukadrivinga mukajya mu yindi state, kandi mutagiye gusurana ngo mu mafamiye n'ibiki, cyangwa mu bukwe cyangwa mu bikorane, mukagenda mwenyine nka famiye, mugafata hoteli ahantu, mugaseka mukarya mu nzira, nta zindi gahunda. muba muri gukorera memori abana batazibagirwa cyane rwose. ntabwo bashobora kuzabyibagirwa. bagenzi, ibi bintu bisigara mu mutwe y'abana ku buryo udashobora kumva. hari akantu nibutse ngo hari umugabo w'umukire, ni akantu batubwiye ngo yari umukire pe, akajya agurira abana ibintu akakora iki, ariko muri ubwo kubagurira ibyo bintu byose bakagirana n'ibihe, bakajya ahantu, bakajya mu ma vacation, bari bafite gahunda yo kujya ahantu buri kwezi bakagenda somewhere. urumva bari abo hejuru. uwo mugabo aza kurwara kanseri yo kumwica. none hari mu minsi ye ya nyuma, buri mwana bari kumusezera,
abana bakaza kumubwira icyabane like icyo bamwibukiraho bazamwibukiraho bazamwibukiraho n'ibiki n'ibiki. Abana be yari afite abana 5 bose ku murongo uko ari 5 bose bose icyo bavuze nta numwe wavuze ngo bya bintu wanguriye cyangwa ibiki cyangwa ibiki, bose bavuze ngo bya bihe twagiranye, twagiye iyi vacation, twagiye hano bagasubiramo ahantu hose. Ibintu ni material niko bajya bavuga. Ntabwo umwana wazibuka ibintu wamuguriye habe na gato, ahubwo azibuka ibihe mwagiranye, bya bihe mwagiranye nibyo bizamuhoraho nanakura. Ntazajya avuga ngo papa yajyaga ngurira ibinini, azajya avuga ngo papa twajyaga tujya hano tugakora ibi hamwe Hari undi muntu wigeze kuduhurwira nk'ubwo nyine aravuga ngo uzarebe umwana ngo ikikwereka ko umwana icyo wakoze gisigara mu mutwe kuri icyo wamuguriye cyangwa icyo wamuhaye, ngo uzarebe iyo wamuguriye toy nshasha, ngo iyo wari wamuguriye last year warayifata akayijugunya. Nibyo bivuze ko ya indi yayibaga yataye agaciro, nta nayibuka ko wayimuguriye ntibimara n'icyo kandi kubera ko wazanye iryo nshasha. Next time nuzana iryo nshasha nayo ndazayibagirwa. Ariko ahantu wamutwaye ntabwo iyo wamutwaye henshi hose harimarika mu mutwe, kuko buri hantu haba hafite special yaho. Nimba ari ku mazi, nimba ari muri hoteli, ahantu hose haba hafite speciality yaho, kubera ko nyine ni ahantu wamujyanye ahantu mugirana ibihe uba wanamuhaye n'umwanya wawe. Bya bihe mwagiranye, wa mwanya mwagiranye, handi mwari muri kugenda niho hantu ahora yibuka honyine. Nazibuka ngo wamuguriye imyenda ihenze, urukweto ruhenze, ibyo ngibyo azakura abyigurira, even yigurira ibihenze kurusha ibyo umugurira, ariko wa mwanya ntabwo uzagaruka. Yego, wa mwanya niwo mugirana, niwo muganira, niho muhugura, niho mubwira ibyo utabona adakora neza akabyumva, niho mubwira ibyo umwifuzaho, niho muganiriza ijambo ry'Imana, niho musengana, mbese bituma mwegerana kurushaho. Niho n'umwana akubwiriranaho amabanga yiwe bimugora, challenges ari guhura nazo, arabohoka akakubwira n'ibyo atari kubwira rwose. Ariko nuzamugurira urukweto rw'200 ngo namara kubwira ngo mama, you know what, people are bullying me at school. Wapi? Ngaye nguko bantu rero mukore uko mushoboye muri ibi biruhuko, tugirane umwanya nk'umuryango n'abana bacu. Dukosore, si ukuvuga ko ibyo twababwiye twebwe tumeze gutya, no. Twese ko turi natwe ubu ngubu hari ibintu nka bingahe numvishe ngiye gushira ku murongo bitameze neza, ariko biri bugirira akamaro abana, kandi natwe iyo abana bacu bameze neza natwe tuba tumeze neza. Amen. Icyakenda kubaha amahirwe yo kwiga ibintu bishasha, to explore, nibyo twavuze kare. Baha amahirwe. Niba umwana wawe atazi koga, gerageza ugende umushire muri swimming lesson, check nimba yo bishobora. N'abanyina buri sama njya avuga ngo nziga gutwara igare, ariko sama zimaze kubona. Tube turirete tubanza twige koga nk'ubu umwuzure uteye twajya. Mana yanjye, wari wareba ukuntu ujyana umwana kuri swimming za Afurika tukandagiramo gutya gusa, ukajya ukozamo amano gusa. Ka kantu wavuze ngo ka vacation mu mazi, tuzabatwara muri vacation mu mazi, bo bajye bagenda koga, twebwe tugende twicare nka hariya amaguru gusa niyo dufata amafoto gusa, oya natwe tugende twikosore. Ariko nibyo pe, nibyo abana mu bihe by'ibiruhuko, yaba sama yaba ibindi biruhuko mufite, nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo yige ibintu bishya. Ntabwo bihenda, nini nayo byahenda, ntabwo biruta yashakoshi ufite ya Coach, ya Michael Kors, ibikiza iza brand zose, cyangwa inkweto, amakositime, ibintu byinshi twebwe twireba kandi byiza pe dukeneye. Ariko muri ibyo byose uri kwigurira, ishurira umwana ahantu agiye kwiga guswiminga, agiye kwiga niba ari football, niba ari ikintu cyose yumva ashaka kwiga muri iyo sama. Ujye ugira goal ko buri sama hari akantu umwana wawe yungutse gashasha. Kwiga ubundi bumenyi, nimba umwana wawe abona ari akunda piano, mujyane muri piano lesson. Niba umwana wawe agira akantu ka gitari, piano iwacu irakomeye. Iwacu muri bene wacu iyi ngiyi umwana uzi piano basigaye babahemba ku mushahara ku kwezi. Waba umuremeye
impano impano izajya izabeshaho. akajya ku ishuri abona 1,100 ku kwezi. Yeah. So, rero muri biruhuko remera umwana ayo mahirwe pe, yego, kuko ntabwo bigaruka, ibiruhuko biraza bigashira, kandi uko biza bigashira niko umwana agenda akura. cyane. Azagera igihe uzambwira ngo jya kwiga piyano akurebe mu maso ngo mama Yeah. really, kuko azaba yarabirenze cyangwa aba umwana mukuru utazi koga nk'uko kwa nyina. ajya mu bandi bajye mu mazi usange ahita ahagarara byiza. cyangwa azagire n'ikibazo nujya wumva abana baguye mu mazi kuko batazi koga, Yeah. akajya kwihagararaho kumbe ntabwo yabyize bihagije. Ikibazo hari abana rwose ntabwo duhakana ko hari abana bagira utu anxiety bakagira ako ka anxiety, kandi wenda ushobora kubimushiramo ntabikunda, ariko you did your part nk'umubyeyi. Ntabwo ariko bose bazabimenya ibyo byose, ariko ni challenge dushaka ko mugerageza umwana amahirwe. Umubaze ati se would you like kujya kwiga koga, nakubwira ati why not, kenda umwandikisha ubigerageze, nibidakunda it's okay. Ntumwite ko yafeilinze ngo ubutaha wange kumubaza ikindi. Nibwo buzima turiho, niko kwiga ufeilinga none ejo ukagerageza ikindi kintu gisha ukongera. That's the best part of life, nuko duhora duhinduranya tukagerageza ibintu bitandukanye. Noneho icyanyuma muri ibyo byose twavuze, twibuke ko bari mu biruhuko, mugenera umwanya wo kuruhuka. Yego rwose, nanone ntube nk'imashini ni robo ngo wumve kubite ku mwana, nanone umureke, nanavuga wanamushize no muri ibyo akavuga ati mama noneho ndarusha. Mureke mwumve, reka kumuhatiriza. Hari ababyeyi bahoza abana ku nkeke akumva ko niba umwana agomba kuba dogiteri agomba kuba ari mu gitabo 24 hours. No, ntabwo ari bwo buzima rwose, uzatuma yanga n'ibyo byose. So mureka b'umwana nanone aruhuke, gusa agire discipline, agire schedule. Umwana nagira routine byose byagenda neza, ariko kandi wibuke ko ari mu biruhuko, agomba gusubira ku ishuri ari fresh mu mutwe, ariko kandi atarasubiye inyuma. Yego rwose, twebwe akazi kacu nk'ababyeyi mu biruhuko keeping up n'ibyo abarimu bababwiye kugira ngo batabyibagirwa, kugira ngo badasubira inyuma, kandi kubagira busy ni ukubarinda ibibarangaza hirya no hino. cyane rwose. So mugende mugire ibiruhuko byiza bari mu biruhuko, n'abatarabigeramo igihe muzabigereramo muzibuke izi tips twabahaye, mubishyire mu bikorwa, natwe ubwacu tuzabishyira mu bikorwa, dukomeze twubaka ingo zishimishije, dukomeze turera abana bari model, abana bubahisha ababyeyi, ariko no kuruta ibindi byose bubahisha Imana. Muri ibyo byose mukora ntimuzibagirwe kubigisha gusenga, mujye mubigisha gusenga, mujye musengana ababishoboye mbere yo kuryama, na during the day mukomeze muvuga Imana muri ibyo byose, kuko Imana niyo idushoboza kandi niyo ibana natwe muri byose. Amen. Turangirije ku ijambo ry'Imana. Umushumba babaye umushumba. Rero urakoze gusoza ikiganiro neza. Twibuke rwose ibyo bintu umushumba tubwiye tubishyire mu bikorwa. Mwakoze kudukurikira, mugire ibihe byiza aho muherereye. Bye.